Ndabaramukije abakunzi bene data muri Kristo Yesu, Umwami wacu Yesu nashimwe kandi nahimbazwe, mbahaye ikaze mu ijambo ry'Imana ry'uyu munsi. Ni ijambo dusanga mu Efeso ibice 4, turasoma duhereye ku murongo wa 17. Imana iduhane umugisha. Mbere ya byose reka tubanze dusenge. Tugushyize hejuru, uri inkuru, urera urakiranuka Mwami, wambaye icyubahiro, ubwiza no gukomera, izina ryawe rihimbazwe. Data wa twese tugushimiye kutwitaho, tugushimiye kuturinda, kandi tugushimiye umwanya mwiza uduhaye kugira ngo twongere gusoma ibyanditswe byera. Ndakwinginze nubane natwe, Mwuka wera aduhangeho kandi aduhe kumva no gusobanukirwa icyo uvugana natwe. Urakoze Mwami, byose ni mu izina risumba n'amazina, izina ry'icyubahiro ry'Umwami wacu Yesu Kristo nisabye nizeye, amen. Ijambo rifite umutwe w'amagambo uvuga ngo kwera kuzanwa na Kristo ku bapagani bahenebereye. Nicyo gituma mvuga ibi nkabihamya mu Mwami yuko mutakigenda nk'uko abapagani bagenda, bakurikiza ibitagira umumaro byo mu mitima yabo. Ubwenge bwabo buri mu mwijima, kandi ubujiji buri muri bo, no kunangirwa kw'imitima yabo byabatandukanyije n'ubugingo buva ku Mana. Kandi babaye ibiti biha ubusambanyi bwinshi, gukora iby'isoni nke byose bifatanije no kwifuza. Ariko mwebweho ntimwize Kristo mutyo, niba mwaramwumvise mukigishirizwa muri we ibihura n'ukuri ko muri Yesu, bibabwiriza iby'ingeso zanyu za kera ko mukwiriye kwiyambura umuntu wa kera uheneberezwa no kwifuza gushukana, mugahinduka bashya mu mwuka w'ubwenge bwanyu, mukambara umuntu mushya waremewe ibyo gukiranuka no kwera, bizanywe n'ukuri nk'uko Imana yabishatse. Nuko mwiyambure ibinyoma, umuntu wese avugana ukuri na mugenzi we, kuko turi ingingo za bagenzi bacu. Nimurakara ntimugakore icyaha, izuba ntikarenge mukirakaye, kandi ntimubererekere Satani. Uwibaga ntakongere kwiba, ahubwo akore imirimo, akoreshe amaboko ibyiza kugira ngo abone ibyo gufasha umukene. Ijambo ryose riteye isoni ntirigaturuke mu kanwa kanyu, ahubwo uko mubonye uburyo, mujye muvuga iryiza ryose ryo gukomeza abandi, kugira ngo riheshe abaryumvise umugisha. Kandi ntimuteze agahinda Umwuka wera w'Imana wabashyiriweho kuba ikimenyetso kugeza ku munsi wo gucungurwa. Gusharira kose n'uburakari n'umujinya n'intonganya no gutukana hamwe n'igomwa ryose bibavemo. Mugirirane neza, mugirirane imbabazi, mubabarirane ibyaha nk'uko Imana yababariye muri Kristo. Amen. Abakunzi ba Women in God Ministry, niryo jambo Umwuka w'Imana duhaye. Ni ijambo ritubwiye ngo uburyo kwera kuzanwa na Kristo ku bapagani, abapagani ndetse bamwe bahenebereye, cyangwa se b'abapagani bamwe bagiye mu byaha neza burundu no ku mugaragaro. Ijambo ry'Imana riratubwiye ngo twebweho ntabwo twigishije Kristo gutyo. Hari abantu bavuga ngo baramuzi, ariko ugasanga n'ubundi gusenga babifatanya no gukora ibyaha. Ijambo ry'Imana kuri uyu munsi ryongeye kuduhwiturira kugira ingeso tureka. Izo ngeso ni iziranga umuntu wa kera, umuntu utari ukijijwe. Rero ngo umuntu wakiriye Kristo yaba yarahindutse icyaremwe gishya. Ingeso ziranga ibyaremwe bishya ndetse ngo ni ishyanga ryera. Ijambo riratubwiye ngo ingeso zibaranga harimo kureka ibintu by'isoni nke, ubusambanyi, gutukana, ingeso za kera nyine zose zidakwiriye kugumana n'umuntu wera, ari we muntu mushya wahindutse ku bwa Kristo, akakira agakiza k'Umwami n'Umukiza wacu. Rero iri ni ijambo ryongeye kudukangura kugira ngo tuve mu byaha, duhitemo gukunda ubugingo, kuko nyuma y'ibi ngibi tubona hazabaho ubugingo bw'iteka. Abakoze neza bagororerwe, ndetse n'abakoze nabi babihanirwe. Kandi muri iri jambo twongere gusengera abantu batita ku Mukiza wacu, abantu batitaye ku by'Imana, ngo bahaye urwaho cyangwa se berekereye Satani, bagakora ibyaha nkana kugeza ubwo Satani yinjiye muri bo akabahindura abakozi be. Niko Yesu rero ndetse na Mwuka wera aka kanya tubwiye ngo ntimuteze Umwuka w'Imana agahinda, musubira mu byaha, musubira mu by'Imana yari yabakuyemo, yari yababatuyemo, kuko kubisubiramo ari kubererekera Satani, ari nko kongera kwinjiza Satani mu buzima bwawe.
Ntibikwiriye ko umutima wahariye Kristo, ntibikwiriye ko umutima wabwiye Kristo ngo ngwino uganze, ngwino uwuturemo igihe wamwakiraga, kongera kuwutuzamo ibyaha, umujinya, ishyari, intonganya ndetse n'ibindi byose. Ijambo ry'Imana risoje ritubwira ngo tugirirane neza, tugirirane imbabazi, tubabarirane ibyaha nk'uko Imana yatubabariye muri Kristo Yesu. Ndabakunda rero, iri ni ryo jambo nk'uko Imana yaraduhaye, tuzongera ubutaha. Bye bye bye. Murakoze.